Muraho neza, murakaza neza kuri shene yacu ya YouTube, aho tuvuga ku buzima, imirire n'ubuzima bw'umubyeyi n'umwana. Uyu munsi turaganira ku ngingo y'ingenzi cyane ivuga ku biribwa umugore utwite agomba kurya kugira ngo we n'umwana atwite batekane kandi bagire ubuzima buzira umuze. Uraza gusoza iki kiganiro umenye neza ibyo ukwiye kurya kuva usamye kugeza ubyaye. Kandi nanone uraza kugera ku musozo wa kino kiganiro umenye ibyo uzajya wifashisha mu gutegura indyo yuzuye ifasha umubiri wawe muri uru rugendo rw'ingenzi rw'ubuzima. Njye tugiye kubana muri kino kiganiro ndabasuhuje kandi mbahaye ikaze. Nitwa Miriam. Ndagukangurira gukora subscribe nimba utarayikora, ugakora ku kazogera kuko bidufasha kubana mu biganiro bikurikiye. Ndanakwibutsa gukora like kuko nayo ni ingenzi cyane. Umugore utwite agomba kurya ibiribwa bifite intungamubiri zihagije kugira ngo umwana uri mu nda akure neza kandi n'umubyeyi agire ubuzima bwiza. Ibiribwa umubyeyi agomba kurya ni ibi bikurikira. Icya mbere ni ibiribwa bikungahaye kuri poroteyine. Poroteyine ifasha mu bwubatsi bw'imikaya n'utundi turemangingo tw'umwana uri gukurira mu nda. Urugero rw'ibibonekamo poroteyine ni amagi, inyama, urugero nk'inyama z'inka, inkoko ndetse n'ifi. Iboneka kandi mu bishyimbo na soya hamwe n'amasaka. Aya masaka nyine ntabwo uzayateka ngo uyarye ntibikunda, ahubwo uzakunda kunywa igikoma cy'amasaka. Iboneka kandi mu mata n'ibiyakomokaho. Urumva ko ibintu bibonekamo poroteyine ni byinshi kandi biraboneka cyane hano iwacu. Niyo utavuga ngo urarya amagi igipimo runaka, ariko ukajya ugerageza ukarya nk'igi rimwe mu cyumweru cyangwa se amagi abiri. Ibishyimbo byo urugo rudafite ibishyimbo ruvuga ko ruba rwashonje, ni ukugerageza mu rugo iwawe n'ubundi ku gipimo cy'ubuzima uriho ukajya ugerageza kubona ibyo bishyimbo. Ibiribwa bya kabiri kandi ni ibiribwa bikungahaye ku myunyungugu n'amavitamine. Hari nka kalisiyumu. Iyi kalisiyumu ifasha mu gukura kw'amagufwa y'umwana no kurinda umubyeyi indwara z'amenyo n'amagufwa. Ujya ubona ko hari nk'ukuntu umubyeyi aba atwite ugasanga aje kwivuza amenyo cyangwa se akunda no kurwara amenyo, aba agomba gusuzuma neza akareba ko ibiribwa tugiye kuvuga bibonekamo kalisiyumu ajya akunda kubifata, ajya akunda kubirya. Urumva ko kalisiyumu ni ingenzi cyane. Nta umubyeyi atarakonsomye kalisiyumu, amagufwa y'umwana ntabwo avuka yubakitse neza kandi n'umubyeyi ubwe ntabwo bimugiraho ingaruka nziza. Iyi kalisiyumu iboneka mu mata n'ibiyakomokaho. Iboneka kandi nanone mu mboga z'ibyatsi, urugero nka dodo, isogo na epinari. Wenda epinari ntiziboneka henshi, ariko ni ubwoko bw'imboga bukunda kororoka. Ubu ngubu mu gihe waba ubyumvise cyangwa ubimenye, ukazana imbuto za epinari ukazishyira iwawe, ni imbuto uzanarwanya rwose kuma kwazo no mu gihe cy'impeshyi, kuko ni ubwoko bw'imboga zirwanaho no mu gihe nta mvura iri kuboneka. Hari kandi nanone ibiribwa bibonekamo feri. Iyi feri ifasha gutanga amaraso ahagije kandi ikarinda indwara ya anemi. Anemi nyine ni indwara yo kubura amaraso. Hari igihe umubyeyi aba atwite rero ugasanga yabuze amaraso. Akenshi iyo yabuze amaraso ntabwo bimugiraho ingaruka wenyine, ingaruka zihita zigera no ku mwana mu buryo bwihuse. Urugero rw'ibiribwa bibonekamo iyi feri ni imboga z'umukara, inyama zitukura, ibishyimbo n'ibinyampeke bitandukanye. Nanone kandi umubyeyi agomba gufungura amafunguro arimo acide folike. Turacyari muri cya cyiciro cya kabiri cy'ibiribwa bikungahaye ku myunyungugu n'amavitamine. Agomba gufata kandi ibiribwa bibonekamo acide folike. Iyi acide folike irinda ubumuga bwo mu bwonko n'umugongo ku mwana. Iyo umubyeyi atigeze akunda kubona acide folike, ushobora gusanga abyaye umwana akamubyara umutwe we udafunze hejuru.
bijya bibaho cyane pe. Umubyeyi akabyara umwana ugasanga umwana avutse umutwe udafunze, cyangwa akabyara umwana ugasanga umugongo avutse udafunze. Bijya bibaho. Ni ngombwa rero niba hari uburyo warwana ugakora intambara yose ishoboka kugira ngo uzabyare umwana muzima mu bigaragara by'inyuma ku mubiri, ndetse n'imbere ahatagaragara ye kugira icyo bita rotari mentale, ubwonko bwe buba buri develope neza, buba buri ku murongo, ku buryo ari umwana uzabasha kugira ubwenge, ari umwana uzaba ari oriyante mu buzima bwose buboneka bw'imibereho ya none. Ugomba kubitunganya ukimutwite. Ibiribwa bibonekamo iyi acide folique ni imboga z'ibyatsi, amagi, ibinyamisogwe, urugero nk'ibishyimbo na soya. Hari n'ibiryo kandi byongerwamo acide folique bitunganyijwe mu nganda udakonsoma ari uko bivuye mu murima. Urugero naguha ni nk'umugati wa moderne. Hari kandi n'ibiribwa bibonekamo vitamine C. Iyi vitamine C ifasha mu kongerera umubiri ubudahangarwa. Iboneka mu mineke, amacunga, indimu, inkeri, wotameloni n'amapapayi. Ushobora wenda kuba mu gace utuyemo hataboneka indimu, ugasanga wenda nta macunga muhinga, nta nkeri, nta wotameloni byensire, ntabwo yera henshi mu Rwanda, ariko imineke n'amapapayi urabibona muri karitsiye iwawe, urabihinga. Noneho n'iki giti cy'amacunga wakimenyereza kugihinga, indimu ukazihinga, noneho ukajya uhaha ku isoko izi nkeri cyangwa wotameloni. Hari igihe bitanga ngombwa ko ubwoko bwose bw'ibibonekamo vitamine cyangwa se ibiribwa bibonekamo kimwe mu byo twavuze runaka muri iyi myunyungugu, si ngombwa ko ubikonsoma byose. Ukonsomyemo kimwe cyangwa bibiri byanze bikunze, kimwe gikenewe kugira ngo kigere ku mwana kibonekamo. Nk'iyo mineke n'ayo mapapayi akunda kuboneka iwawe, cyangwa se amacunga nayo nimba bikunda kuyahinga, byanze bikunze bizakugirira umumaro, atari ngombwa ngo ubikonsome byose. Icya gatatu, hari ibiribwa bikungahaye ku ngufu. Ibi biribwa bikungahaye ku ngufu bifasha umugore kubona ingufu z'umubiri. Ibyo biribwa ni ibirayi, umuceri, ubugari, akawunga, imyumbati ndetse n'ibijumba. Harimo nk'abantu bamwe bajya bahurwa ku gihe batwite, ugasanga wenda ngo inda yambujije ibi n'ibi n'ibi n'ibi, wajya kurondora ugasanga ibyo yamubujije hafi ya byose ni ibyari bumutere imbaraga cyangwa ibyari bumufashe muri za ntungamubiri zindi tumaze kuvuga. Ugerageza kurwanya intambara ishoboka yose ukabifata, kubera ko ushobora gusanga hari ukuntu uri gukurura imirire mibi ku mwana wawe nubwo akiri mu nda. Ugasanga azavukana ibiro bidashyitse, ugasanga azavuka agwingiye wagira ngo uri nk'agapurematire, ameze nk'umwana wagira ngo avutse mbere y'igihe kandi avutse amezi ye ashyitse. Icya kane kandi ugomba gufata nk'umugore utwite, ugomba kunywa amazi ahagije. Kunywa amazi menshi buri munsi, ukanywa byibura litiro 2 ku munsi, kugira ngo umubiri ugerageze gukora neza kandi wufashe no kurinda wowe ubwawe, bikurinde kwituma impatwe, constipation. Icya gatanu umugore utwite agomba gufata mu mibereho ye ya buri munsi ni ukwibuka gufata utuyunguruzo tw'inkingo supplement. Ibi ngibi akenshi aba yabihawe n'umuganga, aba yagiriwe inama na muganga. Inama muganga kugira zose mu bigendanye no kwiyitaho, ntuzigere ubisuzugura. Twavuze ibiribwa bibonekamo acide folique, no kwa muganga bazagufasha, hari ibinini bazaguha bibonekamo iyi acide folique. Uzabinywe neza, kubera ko ni ikinini kimwe uba ugomba kunywa ku munsi. Bizagufasha bwa bwonko bw'umwana wawe bube develope neza, akure mu bwenge, ariko n'umugongo uzaba ari muzima ufunze neza, azakure no mu gihagararo. Twabonye ibiribwa bibonekamo, ariko n'ibyo binini tubonye kwa muganga bazaguha mu gihe wagiye ku gipimo, uzagerageze ubikonsome neza. Hari kandi na feri iboneka mu utwo tuyunguruzo twavuga nk'inkingo. Ugomba kugerageza uko ushoboye kose iyi feri nayo ugakurikirana ibiribwa twavuze haruguru ibonekamo, maze ukayifata ukabirya. Kwa muganga baba bibaye ngombwa kandi ko babiguhaye ukanabikonsoma neza. Hari kandi nanone multivitamine. Iyi multivitamine ugomba kuyifata nayo bitewe n'inama z'abaganga. Umugore utwite rero ndagukangurira kujya ukurikiza inama wahawe na muganga. Icyo usabwa ni ugusobanuza muganga gusa,
kuko hari igihe usobanuza abandi bagore, hari igihe baba bafite amakuru cyangwa ubumenyi buke nabwo bavanye ku bandi bagore bagenzi babo, nabo batabisobanukiwe, bikarangira bikugezeho nawe ukabifata utabisobanukiwe kuko wabihawe n'abadasobanukiwe, bikazakugiraho ingaruka cyangwa se bikazazigira ku mwana utwite. Sobanuza rero muganga maze usobanukirwe neza. Ndakwibutsa gukora subscribe nimba utarayikora, nkakwibutsa gukanda ku kazogera kugira ngo tujye tubana no mu bindi biganiro bikurikiyeho. Ndanakwibutsa gukora like. Niba ufite igitekerezo cyangwa inyunganizi watwandikira muri komenti cyangwa kuri WhatsApp nimero 0788 73 78 15. Mugire amahoro, nakagaruka.